Uyu munsi hari ikintu nifuza kukubwira. Ndashaka kukubwira ku bintu biranga indwara y'imitsi, icyitera n'uko wayivura. Ariko nanone ukwiriye kumenya ko indwara y'imitsi ari indwara imaze kuba gikwira kandi ifata ingeri zose, haba abakuru n'abatoya. Iyi ndwara irimo amoko atandukanye gusa ahuza ibimenyetso byinshi. Muri yo twavuga rubagimpande, gute, guhinamirana n'izindi. Ikunda gufata mu ngingo ndetse ikanibasira imikaya, muscles. Ni uko gukoresha ingingo z'umubiri nko kugenda, kwandika, gufata ikintu bikaba ingorabahizi. Ituma mu ngingo kandi habyimba, nuko hagasa n'aharetsemo amazi. Ubundi si indwara y'imitsi irangwa n'iki? Ibimenyetso byaho by'ingenzi ni ibi bikurikira: kuribwa inyama z'umubiri no mu ngingo, cyane cyane mu nkokora, mu mavi, umugongo n'ibikanu. Kurebwa kw'imitsi no kugira ibimeze itagangurirwa bitewe n'imitsi yahinduye ibara, cyane cyane ku ijosi, impfundiko, ikibero no ku nda. Kuribwa umutwe bikabije, cyane cyane mu misaya n'ibitugu. Kugorama intoki n'amano bikamera nk'ibirwaye paralyze. Indwara y'imitsi iterwa n'iki? Nubwo igitera iyi ndwara kugeza ubu kitaramenyekana neza, ariko hari ibituma ishobora kugufata cyane. Icya mbere, kuba ukunda guhora wicaye cyangwa wunamye. Icya kabiri, kuba hari ingingo z'umubiri ukoresha cyane kurusha izindi, nk'abakora akazi ko gufura, abandikisha computer cyane, abanyonzi n'abandi. Icya gatatu ni izabukuru. Icya kane, kuba umubiri udafite ubudahangarwa buhagije. Icya gatanu, kuba mu muryango harimo uwigeze kuyirwara. Icya gatandatu, kurwara impyiko n'umwijima. Icya karindwi ni uguhangayika no kwiheba. Icya munani, guhora uryamye. Icya cyenda ni ukudakora siporo. Ubundi iyi ndwara y'imitsi ivurwa ite? Iyi ndwara kuyivura bikorwa mu bice bitatu bitandukanye. Icya mbere, hifashishwa imiti. Icya kabiri, hifashishwa siporo n'ubugororangingo. Icya gatatu ni ukubaga mu gihe bibaye ngombwa. N'iyo miti yifashishwa? Imiti yifashishwa ni ukuvanga imiti byibuze y'amoko abiri muri atatu akoreshwa. Iya mbere harimo igabanya uburibwe ikanabyimbura, nka paracetamol, diclofenac, piloxicam izwi nka Ferdinand, ibuprofen n'indi. Muri iyi ushobora kuvanga paracetamol n'undi umwe. Uburyo bwa kabiri, hari imiti izwi nk'imiti ihindura imyitwarire y'uburwayi. Twavugamo azithromycin, hydroxychloroquine, leflunomide, methotrexate. Muri yo ibiri ya nyuma biremewe kuyivanga. Ya gatatu, hakabaho n'imiti ikoze mu misemburo. Muri yo twavuga prednisolone, dexamethasone, hydrocortisone, colchicine. Rero biremewe kuvanga umuti wo mu itsinda rya mbere n'irya kabiri, cyangwa irya kabiri n'irya gatatu. Gusa muganga niwe uhitamo uko ivangwa kugira ngo byongere imbaraga. Koga amazi ashyushye, kwiyuka mu byuya nabwo ni uburyo bufatanya n'imiti mu kurwanya iyi ndwara. Siporo, cyane cyane koga, gym, tonic, guterera imisozi, nizo siporo zizagufasha guhangana n'iyi ndwara. Twongereho ko iyi miti yose biba byiza kuyikoresha uyandikiwe na muganga. Ibyo kurya birwanya indwara y'imitsi, indwara dore ibyo warya kugira ngo uyirinde. Ndashaka kwibanda cyane kuri ibi ngibi byo kurya. Icya mbere, gerageza kurya ifunguro ry'abanyamediterane. Iri funguro riba rikize ku bintu bitatu: amafi, imbuto n'imboga, ariko bikaba biteguye gakondo, ni ukuvuga bitanyuze mu nganda. Amafi ukayarya byibuze kabiri mu cyumweru. Icya kabiri, rya umukororombya. Uyu si wa wundi wo mu kirere, ahubwo ni ukurya no kunywa imbuto zitandukanye mu mabara. Urugero twatanga: avoka, umuneke, karoti, urunyanya, igitunguru, pavuro, watermelon, inkeri, gaperi, pome, epinari. Icya gatatu ni impeke zuzuye. Impeke ni ibigori, ingano, umuceri, uburo, amasaka n'ibindi. Iyo bitaranyuzwa mu ruganda, kubirya bigira akamaro kuko kagaho kaba kataravaho. Icya kane ni amavuta. Aya ni amavuta ya elayo, olive oil. Amavuta ava mu ifi, muri soya, gusa ukirinda kuyakoresha ari menshi cyane. Icya gatanu, ibyo kurya bizwiho kurwanya uburibwe no kubyimbirwa. Ku isonga haza inanasi, kubera bromelain ibamo, ifasha mu kurwanya kubyimbirwa. Tangawizi hamwe n'ikinzari. Ibyo kurya wakwirinda muri iki gihe cyo wumva ubabara imitsi: hari ibyo kurya byongera ibyago byo kurwara iyi ndwara. Icya mbere, ibyo kurya byose biza mu bikopo, conserve, yaba saradine, sosiso, amasosi n'ibikomwa byose biza bipfundikiye si byiza. Icya kabiri, nubwo amavuta yemewe, ariko ay'ibihwagari kimwe n'ay'ibigori si meza ku murwayi w'imitsi, kuko arimo omega 6 kandi itera kubyimbirwa mu gihe hakenewe omega 3. Nanone ingano n'umuceri ntukabirye kenshi kuko bishobora gutera gucibwamo
ku murwayi w'imitsi. Icya gatatu, inyama cyane cyane brochette si nziza pe, kimwe n'amafiriti yose. Icya kane, amata n'ibiyakomokaho nka yogurt, ibirunge ndetse na fromage si byiza. Icya gatanu, isukari cyane cyane y'umweru hakiyongeraho ibintu byose biva mu nganda biryohera nka ice cream, byo nabyo si byiza. Icya gatandatu aricyo ngiye gusorezaho, gabanya inzoga unirinda itabi kuko n'ubusanzwe byangiza ubuzima. Ibyo byose tubabwiye twabikuye ku mutihealth.com, nawe wajyaho ukabyisomera. Reka tubabwire rero ngo turabakunda, ariko nanone mwibuke ko amagara yacu ari mu biganza byacu. Iyi mitsi iri kwataka abantu benshi. Ibyo twavuze aha ngaha rero mukwiriye kubishyira imbere kugira ngo mubashe kwirindira amagara yanyu. Mugire umunsi mwiza, turabakunda.